Ni ku kigo nderabuzima cya Centre de Sante Mwendo, aho abaturage binubira serivisi bahabwa ndetse harimo n'amafaranga ibihumbi 3 acibwa abaturage baje gupimisha inda bwa mbere. Dore uko abaturage babivuga. Ntabwo nayatanze, ariko iyi nkuru ni nshyashya ku bantu. None se umuntu agutunguje ikintu wari usanzwe utakizi, uzi ko ari ibintu bisanzwe, wabyakira neza ngo umuntu uje kwipimisha ngo ubwa mbere atwite, ubu aka kanya arishyura ibihumbi 3, kandi ubundi twajyaga ababyeyi baza kwipimisha ari ubwa mbere ukishyura bisanzwe, cyangwa se haba hari nk'ikindi kizamuri butange akaba ari cyo wishyurira. None rero urabona abantu bose se batarimo kwivumbagatanya baje kwipimisha ko batabyumva. Nese bidatera ikibazo ubwo bipimishije nyine nkaho uko wabibonye ko wari uri kuri teri nyine bitahiye. Buriya se bazagaruka cyangwa ntabwo bazagaruka, bazajya ahandi badaca ibihumbi 3. Niko gahunda zimeze. None ntabwo bigeze bafata umwanya wo kubasobanurira ngo ntabyo basobanuye. Nese baba baragusobanuriye ukaza utayahize. Ibihumbi 3 ntabwo ari menshi. Ntabwo ari menshi, ariko umuntu agutunguye utayateguye ntaba kwiciye se gahunda. Abantu bose waba ufite mituweli, none se uriya mudamu ntabwo yishyura mituweli, uriya w'agasharupe k'umutuku yabaga no mu cyiciro cya mbere, kandi mituweli arayishyura. Mwambwira gute ko ufite urugo ufite abana utakwishyura mituweli? Gusa waba uri mu gihugu kimazemo iki wabuze amafaranga yo kwishyura mituweli ukaba aho ngaho ufite abana? Amafaranga ducibwa tutasobanura. Numva umuntu aba yaratanze mituweli yakagombye kuza agatanga ariya amafaranga 2,500 yo kugushyira muri mashine kugira ngo ukurikize gahunda yose uza kuba wifuza, bitewe hari ubuza yaje kwa muganga kubera kwipimisha inda cyangwa se uburwayi runaka, ariko byibuze n'abariya batwite nabo mukabafasha kugira nyine ngo nabo bagende kuri mituweli nk'abandi. Ibyo bihumbi 3 nanjye sinasobanukiwe ari ibyi nimba babona ari ngombwa, kandi ayo mafaranga bakabona afite izindi serivisi abafasha kugira ngo umudamu yipimishe neza. Nibabanza babishishikariza abantu bajye baza babizi, aho kugira ngo umuntu ahashyike atabizi usange biramutunguye asuye yishe umubyizi kandi muri Kigali pe. Kurya nuko umuntu aba yakoze. None birangiye utayipimishije. Ngiye gusubira ntabwo bansobanura. Avuye ko ugomba kwishyura 3 gusa ubu uratashye. Dore ya mbere gusa bitabira. Uvuye ngaho narenze yuko ari nkande. Ufite mituweli nkishyura 600 cy'indi. Wari wapimisha inda kuva watangira kwishyura mituweli? Abana bose mfite ndazipimisha 300 nkoresha kuri mituweli ku wa mbere, uwa kabiri ntaga 600, uwa gatatu musanze 900 n'uzanye n'umugabo n'ibihumbi 600. Rero numvise ibintu ngo nsanze ari kiri. None se ubwo nimba ufite mituweli ukuje kwipimisha ukishyura 3, wazajya kubyara umaze kwishyura 1,800. Impamvu barate nubwo byongera ubundi tuzajya tujya no muri pirive kugira ngo tuze kwa muganga tutanishirishije kuyitanga, kuko mituweli itagira ahantu abantu benshi n'ubu narishyuye n'ubu durinze kuvura, kandi utayifite ugahura n'ikibazo cya kugura. Ntabwo wareka kuyishyura kubera ko bigenze uko, ariko kuba wayishyuye mituweli bumva ngo ni ubwisungane mu kwivuza, hejuru ukagira akabaye amafaranga waratanze n'andi, ubwo urambwira ko ayo mafaranga atari ikintu. Arasaba ubufasha bwo kugabanya ayo mafaranga bugerekaho n'ubundi tugatanga iyo mituweli, ayo twishyura akaba make nk'ibisanzwe. Icyakoze umuyobozi mukuru wa Centre de Sante Mwendo agomeza asobanura igitumwa ayo mafaranga abaturage binubira n'impamvu bayakwa. Icyo asobanuye, umurwayi wese tugana akaba afite nibura uburyo bwo kwishyura amafaranga akenewe, ariko utayafite ntibivuze ko tutamufasha. Gusa nyine nabyo tuvuye abantu benshi batishyura, bishyira ikigo mu gihombo, kubera ko urumva niba tuvuye abantu benshi batishyura bituma aho tujya mu bihombo, kandi ibyo bihombo natwe turabibazwa mu rwego kugira ngo tukavaringe ya mafaranga. Rero nta muturage usubizwa kubera ibyo asobanurirwa ibyo, kuko umuntu udafite mituweli nawe turamufasha, ibi yaba afite cyangwa atayafite, kandi agomba kwishyura 100% ugendeye ko tarifu ibibara, cyane ko dukoresha sisiteme dushyiramo ibiciro byo bigenda byikarita bitewe n'ibyo twasabwe. Twasaba abaturage bagana ibigo nderabuzima cyangwa ahantu hose bavurirwa, ni uko byakabaye byiza
tugiye dusa nk'abumvikana, kuko hari abarwayi baza ugasanga arahanganye, cyangwa we araza afite ibyo yapanze akeneye, mu gihe aho muganga nawe ugomba gushyiraho akawe ukamanza kureba icyo umurwayi akeneye akaba ari cyo umuha. Rero nk'ubu wajya serivisi nziza umuhe biragora no kumufasha, even iyo umufashije ntabwo anyurwa, aba ashaka kugeraho. Rero ubwo icyo nsaba abarwayi ni ukugabanya ikintu cyo guhangana, cyangwa se kumva ko abaganga turi abagome, ntabwo turi abagome, kandi ikindi kiriho ni ukubaha serivisi nziza. Hanyuma ikindi nabasaba abarwayi ni ugushaka uburyo babona ubwishingizi. Hanyuma ibyo gutanga serivisi itari nziza by'ububiri kugenda bikemuka, muri cyo twari dufite abaganga bake, ariko ubu turi kugenda tubona abaganga, kandi turi no gusaba abandi ku buryo nibura umurwayi aza uje muri serivisi ahita abona umuganga, bidasabye ko uri hano umuganga ari buze gukora n'ahandi, akagenda arindira, ukagenda ugasanga umuganga umwe niwe kuzenguruka hose. Ibi byo tugenda bigabanyuka, ariko byanga bikunda ndizeza abatugana ko ibintu twifuza ko tubifuriza ibintu byiza. Mu bice bitandukanye by'igihugu abaturage ntibahwema kudavuga kuri serivisi mbi bahabwa mu gihe bakoresheje ubwisungane mu kwivuza mituweli. Kwinjira mu gihembwe gishya cyo gutanga mituweli nshyashya. Njyewe nitwa Alpha Nshimiyumukiza Elsa, Goodrich TV.